ibaze kwa kundi padiri agenda akabwira abakristo bavandimwe Kristo yeza kuzwe amen weho wasibye mu misa ariko abandi none baza ukunda padiri avuga ariko n'abakristo bagenda bavuga mu buzima busanzwe sibyo none yeje bundi habaye inama mu murenge wa Kitabi nuko nari mari tuko byagenda icyo gihe ubwo n'uwangu hari speech president yavuze ariko ngenda yivuga nk'iki wa muturage w'abapadiri sibyo ubwo ngiye kuba president none nyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyaruguru nyakubahwa vice mayor namwe baturage mwazindukiye hano mwiriwe n'abaturage bose bagahita bikiriza rimwe ubwo nanjye nzamuka noneho nkabaza ikibazo perezida umuturage uri aho ngaho muri ako gace ka Kitabi nkatangira nkavuga nti nyakubahwa perezida wa repubulika yego nanjye mfite ikibazo umwana wanjye yanze kwisiramuza nuvuga ngo ngera ahita mvuga ati tubwire rwose tubwire nuwita nkangira nyakubahwa vice mayor biri mu nshingano ze icyo kibazo urakivuga wiki nyakubahwa perezida wa repubulika icyo kibazo cy'uyu muturage tumaze iminsi ibiri tukimenye ndabirambiwe sinshaka kongera kubyumva nshaka igisubizo none nyakubahwa perezida wa repubulika turakwizeza ko icyo kibazo cy'uyu muturage kirakemuka mu masaha 2 ariko kugikemurira aho ngaho se n'umudogiteri hafi